Yes, undi munsi andi mahirwe barya rero mutuma tukabatumikira kubatengwa bitaba mu ntego y'umunsi cyane kuko iyo bukeye dutangira tubaha mwaramutse nanone kandi bwababwije tukabaha mwiriwe. Bigusaba kimwe cyo gushakisha kimwe kirusha ibindi imbaraga mu kugususurutsa bityo ukishima ukisasira umunsi. Abari Masisi muraho neza muco hagati Iwacu Burundi ahatandukanye mwese mudukurikiye kuri kamera za MINEMBWE TV iterambere ryanyu shema ryacu. Uyu munsi rero murabona kuko nshagarawe ndi kumwe n'abastari batandukanye kubera kuko aribwo bwa mbere tubakiriye noneho kuri MINEMBWE TV. Amateka arahinduka ubushize twataramanye na Igitaramo ariko tugitaramira mu ikindi kirambi. Uyu munsi rero kuri kamera za MINEMBWE TV baratangira bakora mu nganzo bivuga duhereye iburyo bwanje kugira ngo byibuze dukomeze dususurutse bariya badutuma umunsi ku wundi. Turahera kururiya umusore wuzuye ibyishimo ndabona yatangiye guseka rwose ari naco tuza gusaba muri kino kiganiro kugira ngo akore mu nganzo yivuge maze dukomeze dususurutse abadukurikiye. Murakoze cyane amazina ni Rugeyo David Zebedayo. Rugeyo Zebedayo mumuzi muri Papa Legend ari kumwe ndetse noneho na mushiki wacu nawe araza kwivuga yibwire abadukurikiye areba muri kamera. Sawa murakoze cyane nitwa Mutesi Mami Uwase wa Komanda ya Shakareje. Okay ngiye nkora muri Papa Legend murakoze cyane. Bityo ngo harya ngo abatamvyi beza batamba bakurikirana reka nanone umusaza akomerezeho. Murakoze cyane undi munsi andi mahirwe nitwa Ndakize Olivier cyangwa se Isabanyagicondo ndi umugabo ufite wiwe. Muramuzi rero muri Papa Legend. Reka nanone dukomereze kuri The Boy, the big star. Star of streets, man of boys. Single boy. Single boy. Yes, undi munsi andi mahirwe. Kubatenguha ngo ntiba mu ntego yacu umunsi. Uzogutenguha zoje muri kashi. Yes. Kabisa. By the way it's a pressure kuba kuri MINEMBWE TV nibwo bwa mbere. Hanyuma nitwa Ndatabaye Fabrice Dibwa cyangwa se Audedo. Yes. Nanone mutambe mukurikirana n'umusaza Suleiman. Murakoze cyane twishimiye kuba hano hano kuri MINEMBWE TV 1. Hariho ibintu byiza rero amazina ni Suleiman tukaba duha dutambira Imana muri ubu buryo Yesu nabahe umwana. Yes undi munsi andi mahirwe Okay amazina ni Ndatabaye Eric uzwi nka Razara ku Umuhanyi TV. Ni nkuko abagabo ni babiri. Iyo ndi kumwe na Papa Legend nanone kandi ndi kumwe n'umuhanyi ndizihirwa nkishima. Ngiye kubibutsa akantu kamwe mu ruhererekerane rwa muntu biragorana kugira ikintu umuntu yageraho kidaciye mu muntu bityo umuntu akeneye umuntu kubera ko umuntu rero akenera umuntu niyo mpamvu twabakeneye kugira ngo tubashe kubana. Aha rero ko mutadutengushe turabakiriye hano kuri kamera za MINEMBWE TV. Nanone kandi tubibutse kuko ibi biganiro mu bigezweho ku bufatanye ndetse na MINEMBWE TV. MINEMBWE TV na MINEMBWE TV ubu nyine zironkeranye. Ya rwose umwe bari ku mashusho undi ari imbere kugira ngo akomeze kubataramisha. Naringiye kubabwira ijambo rigira riti umuntu ntatungwa n'ibyo yariye ahubwo umuntu atungwa n'ibyo yahunitse. Bityo rero aba bacu baje guhunika kugira ngo bagire ibyo basangiza abadukurikiye. Uyu munsi rero twasanze Papa Legend ndetse n'umuhanyi team bari kumwe hari igikorwa barimo kugira ngo babashe kukigeza kuri mwebwe mu bakurikirana umunsi ku wundi. Turahera rero ku musaza mukuru hariya wamenyekanye cyane ku Umuhanyi TV. Muri no minsi bagiye badutaramisha badushiriraho ni nk'igitaramo tuza bagenda bahuguriramo abantu gutsinda kugira gute araza kubikoraho ariko nanone araza kudusobanurira ihuriro ryabahujije uyu munsi impamvu yo kubahuza bo na Papa Legend bityo dukomeze dutaramane. Okay murakoze cyane tutizimbye mu magambo uyu munsi udusanze kuri tele turi kuri Papa Legend niyo twari dufite akazi turi gukora party
y'irari. Niko kazi twari turimo uyu munsi. irari tubakivuga ngo irari Olivier irari wumva iki? Bakivuga irari ni umuntu utaza unyugwa. Ni umuntu utazenyugwa. Asa niko arabaje. Irari ni filimi yacu iri hanze. Iyi ni projet ngira ngo twako dukorana n'umuhanyi. Ni projet muri gukorana n'umuhanyi ariko se izanyuzwa ku muhanyi TV cyangwa se kuri Papa Legend. Hano iwacu. Hano iwacu kuri kuri Papa Legend. Turi kuri Papa Legend n'izanyu. Akivuga gutyo OG salamu kuri wowe nanone tubibutse kuko turi kumwe na The Voy. The Voy ni umuterankunga wa TV nanone kandi adufasha mu bintu bimwe. The Voy. Ya, niyo mpamvu musiga mureba ku mashusho haca kari akantu ka The Voy ni umuterankunga wacu. Naka mpesa nanone ibya mpesa bayabikemuye. The Voy buriya ngo mu bikorwa akora afasha abantu gusapotinga. Hariho abantu batangiza gahunda zabo zo ku ma channel YouTube batabifitemo ubumenyi. Noneho The Voy ni label ibarizwamo abahanzi batandukanye ndetse noneho n'abafite ibinyamakuru byabo bakabafasha kubimanaginga. Ukeneye management The Voy babigufashamo. Hanyuma rero irari nanone kandi ndabona ndi kumwe na mushiki wacu araza kuza dusobanurira nanone muri no filime irari we wakinye iyihe role? Okay, murakoze cyane. Ngiye role nkina ababyeyi banjye nibo bafite irari ryo gukunda ifaranga. Nguri. Ariko nyine ukuntu byagenze. Bazaba bireba nyine natwitse. Wow. Bikorohera gute gukina cyane kuko muri community yacu ugisanga hari imbogamizi cyangwa se ibigenda bisa n'ibinaniza abashiki bacu kuza muri bino bintu wowe ikiguha imbaraga kugira ngo bashe kwisanga muri basaza bawe mwashe gukorana ni nk'iki? Okay, ikimpa imbaraga cyane akenshi bituruka mu babyeyi sibyo, so nta kintu wakora nyine utabifashijwemo n'undi muntu atagoye courage sibyo. Okay, nagize imana nyine mbona umuntu wajyaho hafi Fabrice nyine yakomeje kumba hafi amakuraje bituma nanjye nkomeza kujya hejuru, so ngira n'umubyeyi mama wanjye amakuraje, so nubwo nyina filime yubawe so nyina filime ni ibintu nyine niyumvamo cyane, ni ibintu nkunda, ni impano yani mfite, so iyo nza kuba nyine ntabyimva mba narabiretse ko ni byinshi nyine nagerageje nsanga atari impano yanjye, ariko nyine ikiri special kurusha ibindi ngewe ndi umusizi, mvuga imivugo nubwo nyine ntaragira kira hanze ariko vuba mu witegure. Noneho ure n'umunyamivugo maze bagira ngo igiti cikivumo kivamo ta n'amavuguto kiri kuri kiruhuruka bisubiramo nawe. Yes we aho ngiye down indeme iyanjye. Okay, akenshi ntago ntekereza, akenshi nyine ibyo mvuga mbivuga nerekeza iwacu nyine rogora. Okay, agashya kagurisha nishyari ridege ibyishimo biravumbikwa havumburwa amarira wari umenyera guhinga atangira guhanga ntahagaze haranira kuguma kubaho turiho, agahita ubona nako guhengereza nuko agahinda gahundagura ku mutima nta n'umutahara ubuturo haba amatongo wari watuye yaratotejwe batuma ku mwotsi gusa unyumva mu gatya ntaryaza akanwa mvuge nabereguye n'umusanzu wajye tare ko nta nagutera agati mu gihe ko twese kaguriwe n'iy'amahindu. Yo desati twese twaguriwe n'iy'amahindo mbibutse kuko umuntu wese ukiriho ntarirarenga yake ya Mungu Imana igumuhisha. Hanyuma rero musaza wawe hano hafi ahangaha ni nyirasenge harya yitwa Zebedaya. Zebeda, kuri wowe iyo ubona ukina ugakinana n'abashiki bacu nabo babyiyumvamo ndetse biborohera kubikora, kuri wowe iryo shema ringana iki kuri wowe? Murakoze cyane. Gaye kuyifata wihangane n'ubwa mbere mbonye iriho izina. Oya ni speaker. Oye murakoze kuba dukinana n'abashiki bacu, cyambere ni ishema. Biragoye bari mu kubimana ariko noneho nabo tubonye ni ishema ryinshi cyane. Ndagira ngo bwire n'abandi bose bari hari inyuma bazaduheza imipanga tuyikoreshe.
ni ukuri gute bako baratugira gute by the way izo ni za joke ariko bose ikintu dusaba badufashe bazareka bari abana bazi ikindi nk'ikibazo warumbajije aho ngaho kuba dukinana n'aba bashiki bacu ni ishema turi twenyine ntaho twokwigeza ariko dufatanyije hari ikintu twogeraho kandi gifatika murakoze cyane ati ni ishema dushobora no kugera kuri byinshi turi kumwe nabo ndagenda nsimbuka kubera kuko hari abo twari tutaraganira Suleiman nishimiye kuko wakira ubushize twaganiriye na timu yawe uri Abu Dhabi abantu mwese muri Abu Dhabi turabaramukije Abu Dhabi ngo ni Dubai baba bagiye kwimba Inkuru uyu munsi uri kuri kamera za MTV twuzuye akanyamuneza ndetse turanishimye kubera kuko wavuye mu itsinda dukunda rya Papa Legend hanyuma rero ubushize havugwaga amakuru gitandukana ryanyu rya Papa Legend aho twaje kuganira n'umuvandimwe atwima amakuru ntiyavuga mu izina uyu munsi twashimishijwe no guhagarara hagati yanyu noneho by'ukuri bigaragara ko mukiri kumwe ariko mwebwe mukibona kuri social media wabyakiriye gute mwabyitwayemo gute murakoze cyane abantu bari hirya ya Abu Dhabi tubahaye yamba ikindi nkuko wari ubivuze sarire abanyamakuru muzodutwikira mu isi kandi abantu baza bahira mu kuzimu gutandukana kwacu kwabayeho mu mawazo y'abantu ariko muri twebwe ntibyigeze bibaho ikigira kabiri abantu bikanze ubusa kuko nta gihe novuga niki cyotandukana n'ikindi ku mubiri nta gihe ijisho rizigera ritandukana n'imboni batarimenye murumva ikigira gatatu iyo strago yahabaye icyo ni ikibazo cy'abanyamakuru sinjewe okay hari ikintu nari buze kuza kubaza Debuwa cyangwa se Fabrice ariko ndaza kukibaza Olivier uza kugisubiza ahashize nka kangahe tugenda tubona Debuwa agaruka muri korabo hamwe n'andi matsinda ku binyamakuru bitandukanye turashaka kugira ngo usobanure hari abatekereza ko wese Debuwa iwabigirira mu buhe burenganzira mikakati cyangwa se imbibi zigenga Papa Legend team zimwemerera kuba yakora collab zibiri zitatu ahantu mwebwe mu byitwaramo gute biborohera gute murakoze cyane icyo kibazo ndagisubiza uko mzumva nuko nkizi nukuvuga ngo Debuwa mubona muri collab zitandukanye ntago afata umwanzuro wenyine ngo agende ni ikintu tubanze kuganira nka team tukamwemerera kubera ko twebwe ntago tugira ubugugu bwo kwimana abantu Zebedeo mukeneye aragenda Debuwa mukeneye aragenda ariko turabanza tukabiganiraho nka team tukemera ko abamwifuza twabaha amahirwe yo gukorana nawe nta mutima mubi urakoze cyane igisubizo cyiza hanyuma none Debuwa kuba hano muri Kenya dufite amatsinda menshi y'abanyamurenge akina comedy ndetse na film uyu munsi rero mukaba mwahisemo gukinana n'UMUHANYI TV cyangwa se UMUHANYI team nuko mwagendeye kugira ngo abari bo muhitamo urakoze cyane ubajije ikibazo cyiza kandi ni ikibazo kirifatikable mu yandi mashyamba ko musetso ko mvuze nabi asante mu by'ukuri UMUHANYI ni abantu bafite experience imbere yacu ndatabaye na team cyangwa se Lazaro ni abantu tugenda twigira ibintu byinshi so ni umuntu twabonaga yuko hari icyo twamwigira nk'umuntu w'umusaza tunamushimira imbere ya microphone apana ngo nijyashekerera tura respecting kabisa kuba yaratwemereye n'umuntu wicisha bugufi kandi aririya hejuru ya kafyo kabisa sakando Debuwa yavuze ngo turamushimira imbere ngo ya microphone turamushimira imbere ya microphone cyangwa imbere ya kamera kuri microphone oya donc microphone iri imbere kamera kirandeba harimo philosophy yes no umuntu w'umusaza na big team yiwe turabashimira cyane kandi
nawe ari Dubai. Sami ari Kiyambo, ari honeymoon Kiyambo, tugasuhuza na Mukarazaro nawe n'umwana afunze ari ku masomo, ari kuri kaminuza Dabi. Nishema gukorana nabo kandi bafite umwihariko ndango turabashishikariza kujya ku Muhanyi TV muri projet zabo zose, bafite creativity especially ku musaza, bazogende babirebe sinobasha kubona uburyo byo expressing. Murakoze cyane. Wow, ukira aho ndahita nza kubaza ndatabaye ikintu ejo bundi twamubonye mu bitangazamakuru mu mashusho atandukanye aho yaregeye kwakira umuvandimwe Kanyamukwengo. Ese kuba Kanyamukwengo umuvandimwe Kanyamukwengo yarasotse mu gihugu agakora korabo hanze y'igihugu, urategereza koko cyangwa se yari cizere cuko hari impinduka ziwenda bizagira impact nziza kuri industry nyamurenge? Okay, turabishima cyane, n'urwego rwiza. N'urwego rwiza navuga abanyamurenge tumaze kugeraho. Niba isi yahaye twifuza ubu nyine igakenera kudukoresha, nuko ibyo twaharaniye dutangiye kubigeraho. Biri no mu cyatumye ngenja airport kugira ngo mutege na oya n'ururimi rwafashwe hano, arantu rwafashwe, ururimi rwafashwe, nuko nico cyatumye njewe ngenda ndavuga ngo reka ngende nje kumutega. Nshitseyo ndamutega ndishima cyane, warabibonye ni muri bya bintu uyu mugabo avuze, njewe ngira umutima w'umutagatifu ariko ntago ndi padiri, nuko niko muri uko sinzi nimba ngishubije ko wabyumva. Ariko nanone mfite nkubaza Debua, ese kuri twebwe murabona hasabwe izihe mbaraga kugira ngo noneho nundi wahanduza kubitangazamakuru byacu cyangwa yakorana namwe bihite bivugwa iwabo? Kuko kuri ubu ngubu birasa nkaho umuntu usotse ande horo yacu agakorera handi aribwo basa nkaho yagaza ahantu hakomeye. Muri twebwe hakenewe iki kugira ngo dukomeze ibyacu nabyo byifuzwe n'abandi? Okay, urakoze kumbaza icyo kibazo. Mu by'ukuri nta kindi gikenewe kinini no gushira hamwe. Bazavuga ngo ubumwe n'imbaraga, tugakora cyane n'umwimerere, kurya umwimerere no kugira ikintu specific abantu bakuzeho, naco ni ikindi kintu. Ariko cyane ubumwe, gushigikirana no gushira imbaraga mu byo dukora. Ibyo bintu hari level bizodushiraho. Nowadays birahari mu banyamakuru, ni ikintu dushima, nuko nguko turahangaha ni ikindi kintu. Nibwo industry yacu gitangira, mu by'ukuri urebye ugakora na analysis, twari improvince, twari rukanse bikomeye, kandi tunisera tudashidikanya yuko imbere ni heza. Ntago twari tuzi ko nahangaha tuzoba tuhari, ariko ni ibimenyetso n'amatunda yeze. No sinzi niba imbere tuzera amapera, ariko imbere ni heza. Yego. Mu ijambo rimwe muri menshi avuze ati igikenewe no gushigikirana. Biri muri rya jambo nkunze kubabwira ngo ninterura nguterure, duterurane kugira ngo twese tugerereyo rimwe kandi tugerereyo twese turi umwe. Bityo rero imbaraga zawe kuri njewe urankeneye ndagukeneye kugira ngo tuvanaho turi tugerane niyo tuja tugera kuri benshi ndetse na henshi. Hanyuma rero bihite binzana kuri uyu. Hari mu kubwo tugiraho cya tukabona Papa Legend bashizeho ibihangano hano muri Kenya, tukabona hari ibihangano byashiriyeho mu kindi gihugu cyangwa se nk'ibiganiro binyuzwa kuri Papa Legend mu kindi gihugu. Imikoranire y'izo branche imeze ite? Kuko abantu babyibazaho, turashaka kugira ngo bafana ba Papa Legend cyane ko bamaze kwaguka cyane mu gice musobanura kuri ico kintu. Urakoze cyane. Papa Legend iri USA, iri Kenya, iri mu Rwanda. Tunabonye n'ikindi gihugu kibyifuza nta kibazo. Ko mwakire nama blanche urabona nuko. Kubera kuko turi kuri kamera za MMTV, ndashaka kuko Debua aza kumbariza ikibazo Suleiman yifuza hano imbere kuri kamera, kuko tufitemo noneho umwanya wambaza nkubaze, hanyuma ndatabaye nawe ategura ikibazo nza kumubwira aza kumbariza Olivier. kimwe ariko kuri ubugiye kujya kumbariza Suleiman mu mahirwe yo kubaho kwiwe uyu munsi. Niba uzi ibanga rye ugomba kumubariza kuri kamera, wenda utamubarije hari ya Abu Dhabi. Ndamubaza kimwe gusa kandi nawe gusubiza rimwe. Uyu mwanya ni highway. Sule, ngiye kukubaza data. Kike mbwira
umukobwa mwiza kuri wowe aba ameze gute niki kimuranga? murakoze cyane nzarire umunyamubiri nyine azakorana n'umunyamubiri. Noneho nk'uko warumbajije numva yuko umukobwa mwiza kuri njyewe ari umukobwa first of all ni umukobwa already. Hari abakobwa bamwe muri ino minsi barimo kwigira ukundi kuntu bagasa nkaho bihaye ishusho y'abahungu kandi ari abakobwa. Niyo mpamvu mvuze ngo ni umukobwa. Hari bamwe bazabigira uko batari. Ikigira kabiri, uwo mukobwa ni umukobwa wubaha ikiremwa muntu. Kubaha ikiremwa muntu mvuze ni ukubaha umuntu uwo ari we wese, adatandukanyije umuntu, afite kubaha muri we. Rero uwo niwe mukobwa no kumva mu mutima wanje nkunze uwo mukobwa nyine. none rero ndataba taraza kugera kuri ico kibazo tubibutse kuko iyo ari inkuru iba yateguwe na MINEMBWE TV ndetse na TV ku bufatanye hamwe mu rwego rwo gushigikirana mu buryo bumwe n'ubundi. Hanyuma rero Olivier, abafana banyu ibishasha mu bategurira kuri uyu munsi ibikorwa bya Papa Legend bitega iki mu minsi ya vuba kugira ngo dukomeze dutamba tugana ku musozo? Gira ico basezeranya winjire muri project zitandukanye mufitiye abafana banyu. Abafana bacu tubafite ibintu byinshi, gusa hari akazigo twama dukora n'umuhanyi vuba cyane karabageraho mukitegure kandi muzaza mugatamika n'abandi kugira ngo bagume bagasanirwe. Hanyuma rero umuvandimwe hariya biborohera gute gukomeza kutuzanira project zitandukanye kuko hari aho umuntu ashobora kugera content zigashira ico kwandika kigashira muri mwebwe cyane iryo banga aho ngaho sangiza abandi kugira ngo abanyempano batandukanye bagira ico bigira muri Papa Legend? Iryo ni ibanga ry'akazi. Ari reka nyine bashobora kutwigana gusa banatwiganye ntibo bishobora. Reka wenda mbivuge, twebwe niyo tugenda mwibarabara gutya igitekerezo iyo kije tuza twama dukora aho ngaho. So rero urumva ntabwo ibitekerezo bishobora kudushirana. Reka nk'ubu tubonye turabona kuri umukobwa resha na speaker nuko nguko oya suri yamvuze nuriya wa ati twebwe topic zihita zizira aho ngaho ariko byibuze tuba tuzi koko n'ubundi mugira igihe cyo gutegura bityo bigatuma musangiza ababakurikiye ibyiza bikomoka muri Papa Legend uyu munsi cyane cyane kuko muri kumwe n'abashiki bacu urumva role zose mwazikinisha. Hari series mwari mwaratangije kuri ubu ngubu abantu bagiye bagaruka muri comment zanyu, sinzi niba mufite kuzayigarukaho, yitwa umukazana gito. Ndashaka kuko muza gusobanura iyo series byagenze gute kuba itari kugaruka cyane kuko iri muri series zanyu zari zarakunzwe cyane. Urakoze cyane kutubajije kibazo. By the way ni nyinshi bagiye batubaza, even niyirari twari turi gukora abantu bari kwitwishuza, ariko mu by'ukuri tunisegura ku bafans bacu so kwireka cyangwa se gutinda kundi. Mu by'ukuri urabona hafa benshi turi abahungu kandi ntitwokina turi imipanga cyangwa se turi abakobwa mu yandi majyambo. No kuvuga ngo abenshi tuba twarakoranye baba bari ku ishuri abandi bari mu tuzi, kubabona bikagora, ariko kuba turabapromisinga yuko izagaruka. Hari abantu twari dushaka kuyikorana nabo bari bagihuze, turayikora nk'uko tumaze gukora iyi ngiyi. Umusomari vuba iragaruka, Titanic iragaruka, noneho muri Edeni tuzaba turi ku nyanja y'umwita n'inyanja y'ubuki. Hanyuma kandi tubashishikariza barebe na ejo hasohotse yitwa abana gitoya, abana bo mu mushyashya ukuntu bari mu gukungura. Yes.
ati vuba nanone tubakumbuze kuko hari noneho ni abana gito barya bafite ubuto muri bo ariko ubuto bugorogwa ubuto bushobora kugorogwa bityo papa legend bihaye uwo mukoro kugira ngo babashe kubigisha. Hanyuma rero tubibutse kuko address z'aba bagabo ushobora kunyarukira kuri Papa Legend TV maze waba utarakora subscribe ugakora subscribe wabakorera umurimo wo gusharinga ubutanga umusanzu mwiza wo kubigeza henshi ndetse no kuri beje bityo kandi gutyo abaswahili bajya bivuga ngo vivyo hivyo ukabasha no gusimbira ku Muhanyi TV ugasura ibikorwa byabo nabo ukabagenzereza urukundo ni rumwe umuntu numwe n'umurimo numwe umuhamagaro numwe icyangombwa ni kimwe iwacu turumwe. Hanyuma rero cyo ni igitaramo cyo kuri TV. Hanyuma rero Titanic wari uyikozeho. Titanic abantu ntibari biteguye kuko muhita muyiye ihagarikira aho mwayihagarikiye ngo mwijeze nk'umusomali ariko nanone mumaze gukora umusomali bisa nkaho nayo ariyo kandi igiye kuja gukundwa. Abantu bibajije kiriya gisomali ahantu cavuye uriya mukobwa ninde urumva hanyuma gusa hari ahantu bavuga ngo somali sinzi ukuntu yavuye none yagikuruye ndavuga se aba bacu bagiye iriya mu bayisilamu biriya bintu iriya content mwayikuye he kiriya gitekerezo cavuye hanyuma byabasabye imbaraga zingana kugira ngo mutegure content kiri. Urakoze cyane nakitinzemo ndi umusomali wa mukobwa n'umunyamurenge by the way ntago ari umusomali gusa niko akunda nyine usanga umuntu agenda abana n'abantu nyine utangamenya indimi zabo igisomali ndakizi ariko kira cyari cyo bo harimo uburuha ko tugenda dushiramo nyine bw'amakabja ariko kabisa uwo bishaka adene bla high from lange mi Christian urumva naramubwiye adene mene bla khashani mi Christian naramubwiye ati ngende umukristo mi islam nanye ndi umuslam bilhamdulillah liga ndabati nuso bazemera ko abayisilamu n'abarokora bashakana aravuga ngo amiya dole hambe halaye bivuga ngo tuzabisengera bigirweho nuko rero bayisilamu afienta islamu wherever you are nuko nyine ndamuka atambutse rero nkuko warobaje tugarutse mu kiganiro cyacu akara gaciyeho ariko kuriya urukundo Imana dukunda ntigeze ivangura ngo aba bantu bakunde cyane aba mbakunde gake ni ibintu nyine twishiramo twenyine byacu ariko bitari nabyiza n'ukuri si byiza umuntu ni nkundi rero Titanic ntago twayihagaritse ahubwo twabaye tuyibitseho bukeya kuko turi gushaka ikintu none kizaza kirimbura kiriya caciyemwe abantu imbavu none dushaka kuza tubarimbura mu guseka ntago ari ukwica nibwo rero content yaje y'umusomali turayitwika ivuyemo ntabwo twayisoje twakoze part 1 dusa dukora irari nayo irari ngira ngo uniyo finale turayishoje ubwo rero na Titanic nayo ko turayipanga vuba cyane barayibona n'umusomali nayo turayikora ntago tubatenga abafana bacu ntago duta ibintu mu nzira ahubwo tugira ngo mugume museke uzugenda useka mu maguru wumve nyine kuragenda useka kuko nico tubereyeho. Wow. Arakoze cyane tugana ku musozo ufite ideni ry'ikibazo uri bubazwe n'umuhanyi cyangwa se umusaza ndatabaye agiye kukutubariza ikibazo kimwe maze tuze kwinjira mu tuntu n'utundi ariko tutaratugeramo hari inkuru tuza kugarukaho y'ibiri kubera imuhira iwacu. Urakoze cyane nkibona Olivier ndashobora kumubaza ibibazo byinshi ariko ndamubaza kimwe no kubera iki yambaye umukufu kandi atari imbwa. Urakoze cyane gusa ntaho byanditse ngo imbwa nigomba kwambara ikintu genze nk'iki bo ibi bintu byambara abantu bishoboye nk'urugero nk'ubu ndishoboye kubera ko ncambaye ndi fatikable impamvu utacambaye nuko utogica iki rero cambara abanyamafaranga abantu b'Imana mwumve neza kino kintu cambara umuntu ufite ikofi turenzaho ikibazo cyari gikomeye igisubizo naco kiza gikomeye bavandimwe mu byukuri turi mu myidagaduro ariko hari abavyeyi bacu bari mu kibuga c'indege hari abanyeshuri batari mu ishuri bari hanze kubera ibibazo biri kubera iwacu mu byukuri twavuze kuko nubwo tuba twishimye ariko ntibisobanura kuko tutazirikana ibiri kubera imuhira nanone kandi ibiri kubera imuhira twamaze kumenya ko bitagomba guhagarika ubuzima bwacu kuko umugambi w'uduhiga no kugira ngo ubuzima bwacu buhagarare tumwumviye tugahagarara ibi byacu ntitubikore no kuvuga ngo tuba tugeze ku gutsindwa kwico umwanza ashaka kudutsindisha iyo ushaka ubutsinzi ku munsi w'umutsindo
witiranya umutsinzo n'ubutsinzi icarico. Uyu munsi rero mu by'ukuri nk'abantu mufite za social media mukoresha ibibazo biri kubera muhira, buri wese abigire umutwaro wiwe, ni devoir kandi nzi kuko mubizirikana. Ariko nanone kandi mu ijambo rimwe ndasaba ko buri wese agira gusa ijambo rimwe agenera abavyeyi bacu bari hariya ndetse n'abana babo turi nahanga mu ijambo rimwe ku bibazo biri kubera imuhiri wacu. Okay, abanyamurenge bose bakomeze bihangane. Ibibazo nubwo turi mu mahanga turabizi, turabizirikana, turabasengera. Twanatumye n'abantu rugero basami niyo bari, wenda nibaza bazatubwira amakuru. No kuvuga ngo nicyo nikigaragaza ko tuzirikana ruguru buri saha tuba tubasengera tunabibuka, kandi turabizi ko amaherezo bizarangira. Murakoze cyane. Mu ruhande rwanje ndavuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nuko igihe cyose habayeho gutandukana k'umuntu n'undi bibyara ikibazo. Umuntu mvuga si umunyamurenge gusa, umuntu mvuga si umupfurero, si umubembe. Urugero, igihe habayeho gutandukana kw'abanyafurika niho haviriye ikibazo dufite muri Afrika kugeza kuri ubu nyine. Yaba iwacu ni muri Afrika, kandi kuriya gutandukana kw'abanyamurenge n'abapfurero nibyo biri kubyara kiriya kibazo. Rero icyo nasaba kandi nanasengera nuko hobaho ubumwe, kuko nibwo buzana amahoro n'urukundo. Ikindi ndihanganisha imiryango yacu, abanyamurenge muri rusange, abapfurero muri rusange, ababembe muri rusange bari kugirwaho ingaruka na biriya bibazo biri gukorerwa abanyamurenge. Kuko umunyamurenge aricwa bikafectinga umupfurero. Nimba hatewe gerenade hariya irica umunyamurenge yice n'umupfurero uhegereye. Rero ndabihanganisha rwose, kandi dukomeza kubasabira ubudasiba, twifuza yuko igihe nikigera muzabona amahoro. Rero ni mukomeze mwihangane. Okay, murakoze. Mu by'ukuri ntitwabona wenda ikintu twavuga neza kigera ku ndiba y'umutima cyangwa se biva ku ndiba y'umutima wacu. Ariko mu ijambo rimwe wenda icyo navuga, nyuma y'amarira, nyuma y'ibibazo na biriya byose bari guhura nabyo bizashira, bakomeze bihangane. Wenda shishikariza buri wese muco ashoboye no mu bushobozi bwiwe, buri munyamurenge aho ari we wese, kugira ngo dutekereze byagutse, tugira icyo dukora mu byo ushoboye. Wenda as a team hari ibikorwa n'ibindi wenda si cyo twokwirata hano imbere ya kamera, ariko buri wese agira umusanzu atanga umuco ashoboye. Murakoze. Nanone kandi naje nk'umwe uri kumwe n'abandi, reka mbabwire kuko iyi mvura izahita. Murakoze cyane. Dutanze pole ku bwoko bwacu, gusa ngo iyo ibibazo byaje nubwo ubona ko bikuremereye, biriya uko biba bingana kose Imana iziguha ibisubizo bikuje ibibazo wahuye nabyo. Rero nta joro ridaca, ubwoko bwacu aho muri, pole cyane, Imana irabizi. Murakoze cyane. So nanjye icyo ngira ngo mvuge ni ukwihanganisha ababyeyi bacu bari iriya, abavandimwe, basaza bacu, bakuru bacu. Mukomeze mwihangane cyane. Natwe icyo tugomba gukora nk'abari hano bari mu mahanga, dukomeze dutanga umusanzu uko ushoboye nyine, nta guhatiriza guhari rwose. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nanje icyo nongeraho, icya mbere ndashimira bari ababyeyi bafashe uriya mwanzuro, bakanga ko biriya biba kuriya nyine, banga akarengane, bagata imirimo yabo bakaje gukora kiriya gikorwa mwabonye bakoze. Ndabashimira n'intwari kazi. Sinabona uko mvuga, natwe uko tuzagerageza dukora advocacy uko dushoboye kose, byari byo byose igihe kizogera haba impinduka. Murakoze cyane. Dusoza mu by'ukuri tuzi kuko bizashira, tuzongera duturane, duhahirane, twiganane, buri kimwe cyose ubuzima busubirane. Ariko nanone mu gihe bikimeze gutya, buri wese no mukoro wiwe kugira ngo ugire ico ukora, kugira ngo umuntu uri hariya rye, umuntu uri hariya yifukire, umuntu uri hariya abashe kugira byibuze icyo akoza ku rurimi. Sule, hari ikibazo bagenzi bawe twarabakiriye uyu munsi, rero twagira umugisha wo kukwakira no mushiki wacu. Hari ikibazo tuza kukubaza cyasubijwe na bagenzi bawe.
uramutse ugiriwe amahirwe yo kumenya ko umunsi uri kuvugiramo ari wo munsi wawe wa nyuma wo kubaho, ijambo rimwe ridafite irindi ririherekereza wasiga nk'umurage ku muryango wawe, igihugu cyawe n'ubwoko bwawe bakazakwibukiraho n'irihe? Rimwe gusa. ukunda wawe nk'uko wikunda. Nanone wowe? nanjye se nicyo ngicyo umubajije nisubize. Okay, umva gukomeza ubutwari. Gukomeza ubutwari. Nta bigwari tugira. Ati nta bigwari bitubamo, bose barashoboye. Tuja gusoza, ndabaheza kugira ngo ntabanigana ijambo. Buri wese nimba ufite kubaza umuntu ikibazo cyangwa gusezera mu ijambo rimwe, turahera. Reka duhere ku musaza mukuru. Umusaza mukuru, chairman, hanyuma umutumirwa mukuru muri Papa Legend. Hanyuma tugende gutya mu ijambo rimwe maze dusoze tubasusurutsa muri byose. Urakoze cyane, turasaba abantu kugenda kuri bagakora subscribe, share, like, comment, bakajya ku Muhanyi bakabikora gutyo, bakamanuka kuri Papa Legend bakora gutyo. Hanyuma ikibazo nzakibaza utaha. Saguha umugisha. Nanjye ikibazo mfite ni kimwe, ndakibaza Budadomu yanzoye cyane uyu munsi kandi ndamubyaye. Narakubyaye. Noneho ikibazo mfite ni kivuga gutya. Aha hanze baragushinja kuba waramaze ibintu, imipanga y'abandi ngo warayimaze. Bashingiye ku kintu gitombotse. Uwacu arujujwe. Iki kibazo yatangiriye ku ijambo rya mbere, yita umukobwa urukoronge, umukobwa agubwa neza. Icya kabiri amwita umwita, umukobwa arajegera. Icya gatatu umukobwa amwita, amusezeranya kumujana muri Edeni. Umukobwa abona ijuru rya kabiri. Icya kane ubu nyine ari yamusezeranyije kuzarika ngo kuzamujana, ngo ahazaza amwera, ngo azoza ashoka divayi. Ko murumva ibyo bintu? Abangurikirana ko barabyumva cyane. Neho ubu nyine afite abakobwa bagera ngo mu 9 njega. Nisha isoko nirishaka bose guhurizwa kuri iriya mitoma kwarine, kandi bafite amasezerano yuko azabajana hariya hantu, kandi ni umunsi umwe ni isaha imwe n'iryari baba. Sha nitugera muri prote ndamwambika ikanje. Okay, arakoze cyane. Suleiman abajije ikibazo ciza. Imipanga aranambeshye. Uziko kuva nagera muri ko I'm sorry, kuva nagera muri Kenya friend ndagira kandi imva mu ya Mongo, ariko imipanga irahari. Imipanga irahari ni imipanga isanzwe. Turabona ari amushike wa Yesu nink'abandi bose, naho se kubasezeranya uw'Imana izontamika ico gihe nzomujana muri highway. Hanyuma ndango wanyuzwe data nutanyurwa ndamugurira sweet. Hanyuma nije kugiye kubaza yanje ibaza Steve isanfire mfite nkunda sanfire ija bintu byagutya kiyo uri mu kanisa bavuga ngo ametamba laki nta mugozi niyo ya mbere. Ndamubaza aya mashambara nimureke munsi andi mahera. Iri jambo ryo ryantamitse Yesu, ni nayo ko sindi mu gushira ahantu hanje hose. Big up. Hanyuma udusobanuriye iyi arakoze. Hambere twamenyereye umuntu yagera ahantu bamaze ngo uhagaze he,
ngo mpagaze kwa Rubanguro uhagaze he ngo ndi hajya kwa Rujugiro sibyo kwa Kabuga gereza zirohe zitwa kwa Kabuga sibyo muri make ugasanga abantu bafite igikorwa cabitiriye cyangwa ugasanga tuvuge urugero ufite umwana witwa Debuwa ukaba ufite na company yitwa Debuwa hanyuma rero ino iya mbere ni Muvunyi ari ryo zina ryanje highway nanone kandi ya nyuma numufashe twa Munganyinka ya one CEO ya CEO ya so ni Muvunyi and Munganyinka TV rero izakomera igere ku rwego abantu bazajya basanga none ibyapa uri hendi kuri umuhungu afite company yitwa Nature Foundation ishinzwe gufasha abana bo ku muhanda ya so ni nkoko uranyuzwe ya nubwo busobanuro bwayo ijambo rimwe tugusezeramo nugusezera mu ijambo rya ko guys mukomeze murebe ku muhanyi hari ibintu byinshi kandi byiza mukomeze murebe naha kuri Papa Legend hari ibintu byinshi kandi byiza munadwa subscribe n'amashare mubikora ndetse muje no kuri MMTV nimurangiza turamukije bashiki bacu bari muri UK Sematungo official wherever you are hello turabaramukije cyane umusaza OG nawe turamushuje cyane ikindi kandi dushimiye ikaze mwaduhaye na bwa mbere dukandagiye hano ko ndumva hameze neza nka hari ubuto n'ubutaha ni mudutumira tuzoza impamu ya Mungu murakoze cyane murakoze cyane kandi nongeye gushimira MA TV oya ntacyo bitwaye reka nsezere mu byo nshoboye kanya okay nongeye gushimira MA TV okay okay nawe it's okay double MTV okay nongera gushimira Papa Legend so ntacyo bitwaye Papa Legend ndabashimiye cyane abangaba nibo batumye nibohora mbese muri makeya bampaye courage nyine ndacangamuka so nongera kubashimira kandi bakomeje kuzamura impano yanjye nkuko nabyifuzaga ikindi kandi nongere nsaba ababyeyi bafite abakobwa bari nkanjye cyane undi we sibyo bafite impano zarizo zose sibyo hano hari abantu babihagarara bashobora kuzamura impano zabo so mwababyeyi mudufashe tuzamura impano nyamurenge ku bato n'abakuru bose ikindi kandi turizera yuko ibyo dukora bizakomeza bikagera kure kandi nawe bishimisha mwebwe abafanizi bacu murakoze cyane so uyu mujyamo uyu nguyu urangiye nabuze n'izina namwe ni fiance wanjye oya uyu nguyu byose nkorambikesha uyu mujyamo uyu nguyu mbikesha byose uyu nguyu so guys niba ifitemo impano wiceceka ngwino nawe sibyo ngwino sibyo so abafite impano mwese turabashyigikiye nimba ukeka yuko ntawe ukuri inyuma uzaze undebe bari inyuma murakoze cyane murakoze cyane se waretse ngakubaza akabazo kamwe ni ukubera iki izi utazifatanyije noneho ushiramo social distance buriya rero ninkuvuguruza ndasa n'ugushize hanze ariko buriya urebye neza ziri kumwe nta distance irimo kubera kuko akaziga karazigose hamwe nk'umutima uduhuriza hamwe turazingatiwe ni highway babibonye so nta uri hanze y'urugo urabona ko zose ziri mu gakorotire kamwe ukigera kuri MMTV n'izibiri ushobora kwakirwa n'iy'abasomali iri hejuru yitwa Somali TV ariko umanutse ku ya gatatu uhita ubona Iyacu nanone kandi tubibutse kuko ugomba kuja no kuri MINEMBWE TV waba wakiriwe n'ibara ritukura ugakora subscribe nanone wa sharinga ukaba uteye inkunga tubibutse kuko dusoza turi kumwe na The Voice murakoze cyane